ariko ntago yakoze inkuru ya nyayo yuzuye kabivuga uko nguko. Jihad ntago yigeze akora inkuru ya nyayo yuzuye kuko yaraje abeshya abanyarwanda. Niko tuza kuvuga inkuru imuje kuvuga kuri King Ira ngo DJ Mifupa ngo Papa Bebe. Nimba ari King uje kuvuga ni King Ira, nimba ari Kasuku nyine ni Kasuku. Ibyo kuza gatanga amakode bivuze ngo inkuru ntabwo ukoze ntabwo ubuyizeye ndetse nari bimenyetso ufite. Na fact na bimenyetso ubuhagazeho kugira ngo ukore iyo nkuru kuko uyizeye wese ukabwira abantu ukavuga ati dore video ngizi ukavuga ati amafoto naya ukavuga ati dore wamaye makuru naya kuko witwa DJ Mifupa n'uyu nguyu no muri Uganda cyangwa sanaha. Undi muntu witwa Papa Bebe nuwahangaha ngaha hotel barayemo mugende mubaze dore message SMS voice n'ibiki byose ugatanga ibimenyetso. Ariko ikintu yakoze yabivuze mu makode kuko inkuru yakoze ubwe nago yarayizeye mwabantu mwe. Uyu Jihad mbabwira numwe ukunze kugaruka mu majwi ho nabantu bavuga yuko ari umutinganye cyangwa se ari igitinganye, ariko witwa Kasuku akaba ari wigaruka ongerago naza ngo bihakane nandi rivugira urusa ku musozi mwabantu mwe. Ubwo nimba Kasuku ko yabonye ko Jihad ari umutinganye ubwo ni igitinganye gise ninde wo kumuvuguruza. Ubwo nimba Kasuku wabonye ko Jihad ari igitinganye cyangwa se ari umutinganye ubwo nibyo ntago twakuvuguruza. Ubwo nyine ni ibyawe, ntuzi nimba ari umutinganye, ntuzi nimba arakwandikiye, ntuzi nimba araguteretse, nabo twakirirwa tubitindaho. Ubwo nyine uzi impamvu bamwise umutinganye, hari amakuru yabyo ufite wenda uzaza nawe ukadarapo ugashyira hanze cyane yo ko utari kuvugira mu makode. Abushobozi na buke ufite bwo kuba wanca mu gihugu wowe. Igihugu ntago ari icyaso, igihugu ni cy'abanyarwanda bose nta numwe uvuyemo. Uwe rero nta bushobozi ufite bwo kwatera umuntu ubwoba ngo naza mu gihugu wowe uri igiki. Ariko Jihad uzi kugira ngo nari mujye wireba ukabona koko hari power zindi ufite sha. Ubutinganye ntibuzagushuke ngo urengere sha. Ubutinganye ntibuzagushuke ngo urengere. Hari ibyo uvuga nkabona none watangiye kurenga imirongo. Ninge turaga Jihad isigaye yica abantu mu gihugu. Bivuze ngo uitwa Jihad we yakoze inkuru akayikorera mu makode, afata abantu babiri ababatiza amazina, afata umwe mwita DJ Mifupa undi mwita Papa Bebe. Mumbwire hano umuntu uzi DJ witwa Mifupa uze muri comment mumbwire ninde uzi DJ witwa Mifupa. Sinjye kuvuga mu Rwanda kwisi byo wangwenda ngo witwa DJ Mifupa ngo si DJ wo mu Rwanda ngo ntago ari we ndi kuvuga. Ninde witwa DJ Mifupa kwisi? Ninde witwa DJ Mifupa? Arangije avuga uwitwa Papa Bebe, yanze kwerura amazina, nza kuvuga ngo Papa Bebe navugaga n'uyu cyangwa se uyu muhanzi n'uyu. Umuntu muzi yuko ari umuhanzi akitwa Papa Bebe mumuzare mu mudarape kuri zino YouTube channel cyangwa se kuri zino social media. Bivuze ngo yakoze inkuru ariko iyo nkuru ayikorera mu makode cyangwa se yakoze inkuru araza himba amazina buri muntu wese aje kuvuga abivuga mu makode. Sinzi icyo yishaga cyangwa se sinzi ngo yararimo kwepa ibijyanye n'iki. Ikintu kimwe nshaka kubabwira guys, burya twakina ibindi twakina n'ibyo dukina nabyo, ariko ntudukine n'ibintu bimeze nka ideology. Uwitwa Jihad yongeye gutangiza ya campaign yabo irimo ibintu bijyanye na ideology. Jihad wowe amagambo wavuze kuri DJ Flix umwita DJ Mifupa, ngewe ku giti cyanjye ndetse n'abandi bantu ku munsi w'ejo twakoranye live twaje gusanga ari ya mvugo wavuze cyangwa se imvugo wakoresheje atari imvugo nziza wakoresha bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Jihad iriya mvugo genda ushaka uburyo inonosora uyivuguruze, naho ubundi hari yaho rwose warengere wakicoco. Ikindi kandi nongere mbikubwire wowe Jihad wangurubewe, nta burenganzira ufite bwo guca umuntu mu gihugu. Uranca mu gihugu kumanyoko uzahomba, uranca mu gihugu gashino kanyoka igihugu ni cyawe wenyine. Yesu nonje kugusuza nkwane ikaze kwa kandi subscribe kuri YouTube channel Ira Nation TV. Nitakengi Ira Rwanda nje tubona mu biganiro bitandukanye binyura kuri ino YouTube channel Ira Nation TV. Kintu musaba ni kimwe kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana bya buri munsi mwabantu. Murabizi iyo niteretse ukunguku nkunda kubabwira yuko nta mpamvu yo kuza ngo ninde cyangwa se nze mvuge ndondogora. Icyo bita kurondogora cyangwa se ngo mpinduke indondogozi, bivuze ngo iyo urondogora bakwita indondogozi wa muntu we. Niyo mpamvu mbanje ngo mbabwire amakuru ari muri ino mihanda cyangwa se ari muri entertainment nyarwanda, mbivuge
nigendere n'ubundi minota muyizi mugomba kureba ikindi kintu cya danje nge namenye nuko mba ngomba kurasa ku ntego kugira ngo ibyo murane bibarambire kandi amakuru muyabonere ku gihe mw'abantu mwe byakomeye cyangwa se navuga ngo n'amatika atoroshye hagati y'umuntu witwa Kasuku cyangwa se Jessica wa Impangu ndetse n'umuntu bise umutinganye Jihad mw'abantu mwe. Ibi bintu ngo byaje gute? Ni nyuma yuko twumvishe cyangwa se tubonye inkuru uwitwa Jihad yakoreye kuri The Dynamic Show ahakorera ku gitangazamakuru cya YouTube. Bone mu bisazwe n'umunyamakuru ku Isibo Radio ariko akaba ari n'umunyamakuru ukorera kuri The Dynamic nk'umusesenguzi ariko nanone bivugwa yuko akunzwe n'igitsina gore cyane kurenza igitsina gabo. Bivuze ngo hari audience runaka afite bitewe n'inkuru akunda gukora za bariya ku bande nyugasanga yibanda ku cyane cyane z'igitsina gore kurenza iz'igitsina gabo cyangwa se ugasanga audience y'abantu bamukurikira ni igitsina gore. Akaro mpamvu wenda bamwe banavuga ngo nibyo bimugira umuntu wadanje cyangwa se nibyo bimugira umuntu utajuva kuri hit kuko n'umuhanzi yagiye kumanzura ngo ati gerageza uririmba indirimbo zikurura amaranga mutima y'igitsina gore nicyo kizatuma ugera kure. Ugasanga ari nayo mpamvu abantu benshi bavuga ngo niyo mpamvu injyana ya hip hop itagigera kure kuko ari injyana y'abahungu cyangwa se y'abagabo cyangwa se igitsina gabo. Ugasanga baririmba injyana isanzwe nka sekera n'izindi ugasanga kwita mu miliyoni angahe ugasanga ni ibintu bimeze neza. Ni bifu ndatangirira igihe twaboneye ino nkuru y'umuntu witwa Jihad agaruka ku muntu witwa yise cyangwa se DJ Mifupa mw'abantu mwe. Witwa Jihad yakoze ino nkuru agendeye ku makode avuga yuko uwitwa DJ Mifupa yatse akazi ko kujya ku DJ cyangwa se gucurangira umuhanzi wari uturutse mu gihugu cyo mu Rwanda ndetse bakamutegera indege bakewerekera mu gihugu cya Uganda ariko mu kazi yahawe ngo hagendeyemo n'akazi ko kuba yajya kuraza uno yise Papa Bebe mw'abantu mwe. Bino bintu ukagaruka ku nkuru ugenekereje wenda kugira ngo bino bintu tubyumve neza ivuga yuko uyu witwa DJ Mifupa akimara gucurangira uno muhanzi yararanye muri hoteli n'uyu muhanzi ise Papa Bebe bakagira ibyo bakora cyangwa se bakajya mu bikorwa by'ubusambanyi. Abantu barebye barashishoza ubwo ndavuga Kasuku n'abandi bantu bari kuri live baje berura ino mvugo uwitwa Jihad yakoresheje arimo akoresha amakode baza gusanga uno DJ Mifupa bavugaga ni umuntu witwa DJ Flix. Uwitwa Jihad ngatashatse kwerura ngo bitewe nuko ngo ribisigaye yarahagurukiye ibyaha bibera kuri social media akaza akoresha amakode ariko yarashatse kuvuga n'ubundi abantu barigeze gute bamwumvishe. Ndi gusubiramo amagama cyangwa se amwe mu majwi yasohotse y'umuntu witwa Gasuku arimo agira gute abisobanura mw'abantu mwe. Bagenekereje witwa Papa Bebe baza gusanga ngo ni umuntu witwa The Ben cyangwa se Tiger B urabizike yuko ari weruka kujyana mu gihugu cya Uganda n'umuntu witwa DJ Flix mu gitaramo cyabereye muri Uganda kizwe The Prince Love. Bivuze ngo uwitwa DJ Flix nawe ari umu DJ mukuru kandi murabizike igitaramo cyari gerutse kuba mu Rwanda ku kwezi kwa mbere kutari cyambere umu DJ mukuru wari uhari yari DJ Brian ndetse na DJ Flix ahari ako ntabwo yari umu DJ mukuru. Bivuga yuko bamwongere promotion cyangwa se mu yakiro gitaramo cyose mu mpamvu yuko nibagera muri Uganda hari utuntu bazikorera ndetse ngo bakaba baragiye no mu bikorwa by'ubusambanyi. Aya ni amajwi cyangwa se n'ikiganiro uwitwa Jihad yageze gute yavuze mw'abantu mwe yakoze ariko agikora mu kijyanye n'amakode. Uwitwa Kasuku akoze live araza agaragaza yuko uwitwa Jihad ari umutinganyi. Cyo ni ikintu cyambere abizi ko ari ibintu batavuze kano kanya kuva na kera ikunda kuvuga ati Jihad w'igitinganye cyangwa se Jihad ni igitinganye. Na abantu bagiranye beef guhera kera mw'abantu mwe nanjye ubwanjye King nigeze kuba nayigena aho Jihad twigeze guhura kuri Great hashaka kuba akavuyo cyangwa se hashaka kuba sagange nawe ngo nuko nkura kwa Kasuku ngo kamuvuga nayo nanjye narukanye na Kasuku ko ngura kuri la platform nayo ihuriye nanjye. Bivuze ngo n'abantu bafitanye beef kuva kera bitewe nuko ngo witwa Gasuku ashatse guha akazi witwa Jihad ngajya muhemba ibihumbi 100 by'amanyarwanda ku kwezi. Witwa Jihad aho ngatuko dufaranga ari dukeya reka ngire gute reka nikomereze mw'abantu mwe n'amakuru abagiye ari muri ino mihanda. Witwa Kasuku kuri live arongera avuga ati umuntu witwa DJ Mifupa wagaragaje ko avuga yuko ataba mu gihugu cyo mu Rwanda twamuvumbe twaje gusanga ari umuntu witwa DJ Flix mw'abantu. Namajwi y'umuntu witwa Kasuku ndazona kugenda nyuza mu gake gake mugenda muyumva kugira ngo ibintu bikomeze bigire gute bigende neza. Ariko kwijambo yavuze ngo Jihad w'umutinganye cyangwa se Jihad w'igitinganye uwitwa Jihad ni yabyumvishe neza ararakara araza
avuga cyangwa se asubiza umuntu witwa Kasuku nawe ntibyamushimisha, bazanamo n'ibindi bintu bikomeye mw'abantu mwe bitagakwiye kuba birenga urwego rwa showbiz cyangwa se rwo entertaining abantu ngo bigire byafata urundi rwego, yego abantu bavuga ngo inkuru ziri mu mihanda ariko hari igihe inkuru ziza zikanarengera mw'abantu mwe ugasanga abantu bishoye no bagiye gukoramo n'ibyaha cyangwa se bagiye gukoramo n'ibintu utamenya bitewe n'ihangana hagati yabo, hagati ya Jihad n'umuntu witwa Kasuku witwa DJ Fix. Wenda basesengwa kwa ngo niwe uwo bise DJ Mifupa cyangwa se uwo wabahaye code ya DJ Mifupa. Jihad atagaragaje ko aba mu Rwanda bakaza gusanga ari DJ Fix. DJ Fix nta kintu cya danja bivuzeho ntiyarabitinzeho, ariko uwitwa Kasuku cyangwa se Jessica zo mipango we yabitinzeho kamazanye na no mazina ubaje cyane kugeza aho umwana w'abandi utangira kujya kumuhimbira amazina ngo ni Mifupa. Umuntu uri ahangaha uzi neza cyangwa se utigeze umenya yuko barimo baravuga DJ Flix muri kiriya kiganiro cy'uriya mutinganye ninde nabimbwira. Yagira umuntu uza kwigira hano nyoni nyinshi yigize ngo ngo ntago ari we bavugaga ngo gwikina gwiki mukandi mutinganye aragiye kuri live aravuga ngo Mifupa ngo ntago atuye ngo mu Rwanda kandi muravuga ngo shaka mwe kumuzi ko mwasaze mwebwe bisigaye bitinya gufunga aribu yarabihagurukiye ngo none byatangiye kuzana umuvuno wo kugira ngo giharabi ku muntu kidakoresheje izina ariko nyine kirimo kiramenasa umuntu uruntu rw'urutinganye rufite ibintu by'ibyanwa n'ibicako hari cya by'ubwerezwa udasiramuye uragiye witeretse ku ntebe uravuze icyanga cyakurenze Mifupa baravuze gute kubera ubwoba ngo ngo Mifupa ngo navugaga ngo ntabwo ngo ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko urimo uragenda udekuriva umuntu twamumenye kare cyane we gutinda mu byo uvuga ubwo umuntu twamaze kumumenya kare cyane. Ibi bintu byo gutangira kwitana abantu ngo ni ba Mifupa bizabyuka mu gitondo batangiye kwitana ba Bizuru, ariko mwebwe ntabwo mubona icyo kintu. Abantu mwemera yuko ibyo bintu mvuze ariko bimeze mu nkandira imitima. Bivuze ngo uwitwa Jihad ntabwo abantu bakunze uburyo cyaje agakora inkuru akayikora mu makode, kandi ntabwo ari buri muntu wese wabikunda pe. Nimba uri umunyamakuru uje kuvuga inkuru urayitangaza, yari amatiku nabwo ubu yaremye nyiri urayatikura ukayazana mu mihanda nawe bwe bakakota batabyemera bakakota. Bivuze ngo uwitwa Jihad we yakoze inkuru akayikorera mu makode, afata abantu babiri ababatiza amazina, afata umwe amwita DJ Mifupa undi amwita Papa Baby. Mumbwire hano umuntu uzi DJ witwa Mifupa muze muri comment mumbwire ninde uzi DJ witwa Mifupa. Sinjye kuvuga mu Rwanda kwisi byo kwa ngwenda ngo witwa DJ Mifupa ngo sumu DJ wo mu Rwanda ngo ntago ari we ndi kuvuga. Ninde witwa DJ Mifupa kwisi? Ninde witwa DJ Mifupa? Arangije avuga uwitwa Papa Baby, yanze kwerura amazina, yanze kuvuga ngo Papa Baby navugaga n'uyu cyangwa se uyu muhanzi n'uyu. Umuntu muzi yuko ari umuhanzi akitwa Papa Baby mumuzane mu mudarape kuri zino YouTube channel cyangwa se kuri zino social media. Bivuze ngo yakoze inkuru ariko iyo nkuru ayikorera mu makode, cyangwa se yakoze inkuru araza himba amazina buri muntu wese aje kuvuga abivuga mu makode. Sinzi icyo yishaga cyangwa se sinzi ngo yararimo kwepa ibijyanye n'iki, ariko ntago yakoze inkuru ya nyayo yuzuye kabivuga uko nguko. Jihad ntago yigeze akora inkuru ya nyayo yuzuye kuko yaraje abeshya abanyarwanda. Ni gutuza kuvuga inkuru imuje kuvuga kuri King Ira ngo DJ Mifupa ngo Papa Baby. Nimba ari King uje kuvuga ni King Ira, nimba ari Kasuku nyine ni Kasuku. Ibyo kuza gatanga amakode bivuze ngo inkuru nabwo ukoze ntago uyizeye ndetse nari bimenyetso ufite na fact na bimenyetso ubuhagazeho kugira ngo ukore iyo nkuru kuko uyizeye wese ukabwira abantu kavuga ati dore video ngizi cyavuga ati amafoto naya kavuga ati dore wamaye makuru naya kuko witwa DJ Mifupa n'uyu nguyu no muri Uganda cyangwa se anaha. Undi muntu witwa Papa Baby n'uwahangaha ngaha hotel barayemo mugende mubaze dore message SMS voice n'ibiki byose ugatanga ibimenyetso. Ariko ikintu yakoze yabivuze mu makode kuko inkuru yakoze ubwe ntago yarayizeye mw'abantu mwe. Uyu Jihad mbabwira n'umukunze kugaruka mu majwi ho n'abantu bavuga yuko ari umutinganye cyangwa se ari igitinganye, ariko witwa Kasuku akaba ari wigaruka ongera ngo naza ngo bihakane nandi rivugira usa ku musozi mw'abantu mwe. Ubwo nimba Kasuku ko yabonye ko Jihad ari umutinganye ubwo ni igitinganye gise ninde wo kumuvuguruza. Ubwo nimba Kasuku wabonye ko Jihad ari igitinganye cyangwa se ari umutinganye
ubwo nibyo ntabwo twakuvuguruza. Ubwo nyine ni ibyawe, ntuzi nimba ari umutinganyi, ntuzi nimba arakwandikiye, ntuzi nimba araguteretse, ntabwo twakirirwa tubitindaho. Ubwo nyine uzi impamvu wamwise umutinganye, hari amakuru yabyo ufite, wenda uzaza nawe ukadarapo ugashyira hanze, cyane yo ko utari kuvugira mu makode, wasanga nawe uzaza uvuga ngo umushu, ubwo turabeze kuri Jihad, cyangwa se ukazana irindi zina rya kode wawe uyu muntu yitwa umutinganye, ni werure yuko ari Jihad. Bivuze ngo Jihad akoresheje terime yo kuza gusebya no guharabika abantu, ariko agakoresha mw'abantu mwe ikintu kizwe nka kode. Mu kanya nibwo tugiye twumva inkuru isohotse cyangwa se video isohotse y'umuntu witwa Kasuku cyangwa se Jesco Mipangu arimo yihaniza uwitwa Jihad biteye ubwoba. Kanze nyabumvishe ano majwi. Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira guys, burya twakina ibindi, twakina n'ibyo dukina nabyo, ariko ntudukine n'ibintu bimeze nka ideology. Uwitwa Jihad yongeye gutangiza ya campaign yabo irimo ibintu bijyanye na ideology. Jihad, wowe amagambo wavuze kuri DJ Flix umwita DJ Mifupa, ngewe ku giti cyanjye ndetse n'abandi bantu ku munsi w'ejo twakoranye live, twaje gusanga ari ya mvugo wavuze cyangwa se imvugo wakoresheje atari imvugo nziza wakoresha bitewe n'amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Jihad, iriya mvugo genda ushaka uburyo uyinonosora uyivuguruze, naho ubundi hariya ho rwose warengere wakicocoha. Ikindi kandi nongere mbikubwire wowe Jihad wangurubewe, nta burenganzira ufite bwo guca umuntu mu gihugu. Uranca mu gihugu kumanyoko uzahomba, uranca mu gihugu gashino kanyoka igihugu ni cyawe wenyine. Mbese ngo na Gasuku hari akanajya atambikamo mw'abantu mwe katari keza, bimwe bavuga garatukana. Ubwo nimwe mwabyumvishe yuko kuhetukanye, ntago nakirirwa mbitenewe cyangwa se ngo nze mbiganiraho. Bivuze ngo ni beef mw'abantu mwe yafashe indi ntera cyangwa se bafashe urundi rwego. Ni beef hagati y'umuntu witwa Kasuku n'umuntu witwa Jihad, ariko yeruye yagaragaye yuko ari beef nyine bano bantu nta kindi kintu bapanga. Bakaba bari gupfa iki? Jihad navuga yuko ikintu ari gupfa n'umuntu witwa Kasuku ari uko yamwise umutinganye cyangwa se igitinganye nk'uko Gasuku arimo arabivuga. Muri voice anamwise ingurube, ibyo simbizi nimba ari ingurube, ibyo byose ni ibintu uwitwa Kasuku arimo arita uwitwa Jihad. Ariko noneho akaba yabitewe n'inkuru bakoze ku muntu witwa DJ Flix, we na Kasuku azaramo n'akantu k'ubutinganye agatambikamo abantu batari biteguye, cyangwa se mu busesenguzi bwe batari biteguye, cyane ko yenda ari gukora inkuru akabati umuntu witwa ukunuko umeze ukunuko uzabakiro Spiriane. Jihad yakoze inkuru imeze ukunuko, yarabeshye yavugaga n'uyu nguyu, ariko none agukora muri uwo mujyo yatambitsemo akantu k'ubutinganye mw'abantu. nta bushobozi na buke ufite bwo kuba wanca mu gihugu wowe. Igihugu ntago ari icyaso, igihugu ni icy'abanyarwanda bose nta n'umwe uvuyemo. Wowe rero nta bushobozi ufite bwo kuwatera umuntu ubwoba ngo naza mu gihugu. Wowe uri igiki? Ariko Jihad uzi kugira ngo nari mujye wireba ukabona koko hari power zindi ufite sha. Ubutinganyi ntibuzagushuke ngo urengere sha. Ubutinganyi ntibuzagushuke ngo urengere. Hari ibyo uvuga nkabona none watangiye kurenga imirongo. Ninjye tura nka Jihad isigaye yica abantu mu gihugu. Bivuze ngo byafasha urundi rwego mw'abantu mwe. Nge ntago nabitindaho ngaye nguko Jihad ntago twamushima nawe kuba akora inkuru wenda akavujya mu makode nimba ari na DJ Flix, cyane ko abantu basese ngo bagasanga ni DJ Flix, kuko hari undi mu DJ muzi uheruka hanze y'igihugu cy'u Rwanda agiye gucuranga bakamutegera indegera. Tuvugisha ukuri, hari undi muhanzi muzi uheruka gukora igitaramo hanze y'igihugu utari The Ben. Wamuze muri comment mutubwire namwe, ninde mu DJ uheruka kujya gucuranga hanze y'igihugu bakamutegera indege? Ninde mu DJ cyangwa se umuhanzi baheruka gukora igitaramo hanze y'igihugu? Ninde mu DJ uheruka kujya gucuranga hanze y'igihugu nawe ureye kuri stage imwe n'umuhanzi yagiye gucurangira? Mwarabibonye yuko witwa DJ Flix akigera muri Uganda yacuranze music gakondo nyarwanda, gakondo umuco wacu niyo yacuranze, n'indi miziki aravanga mu gihe witwa The Ben yari ataraza kuri stage. Bivuze ngo naga ari umuntu bahore kuri stage wenda ngaze amucurangire undaririmbe baririmbe muri background wenda undaririmbe,
ntago ari umuntu acuranga ari kuri stage bivuze ngo yahawe umwanya wo gucuranga cyangwa se kumixinga music ye witwa The Ben nawe aza kuririmba ibye n'abanzi bajyanye ariko ntago bigeze bahurira kuri stage. Ayo makuru mbahaye muyamaze icyo mushaka bivuze ngo ninde mu DJ uheruka kujya gucuranga hanze y'igihugu agategerwa indege? Ninde muhanzi uheruka gukora igitaramo hanze y'igihugu? Ari abantu bashingiye bavuga ngo uwo bise DJ Mifupa cyangwa se babatije DJ Mifupa uyu ni Flix, uwo bise Papa Bebe uwo ni The Ben. Gusa Jihad nimba ari byo koko ntabwo urimo urasaza ugira uve mu kibuga wa Morgan wa Skyto wicare wige kuko uri gukora inkuru zitanyuze mu kuri zitanyuze mu mucyo bivuze ngo urimo uraza ugacanga abantu urimo urabacanga mu mutwe nyine muri abazunguza niba uje ngo nje gukora inkuru imeze ukunuko gerageza byibura uvuga umuntu abantu bamumenye cyangwa se uve kuri kamera ugende ari mutaje ngo runaka nawe wagiye gusambana hanze y'igihugu runaka wagiye gucuranga abantu bamumenye ne batamumenye ubwo ntacyo wakoze. DJ Mifupa nawe nzi mwoka byarama nuwa Papa Bebe nawe nzi bivuze ngo kureba inkuru ya Jihad ntacyo bikimariye. Nimba Jihad asigaye akora ibintu nyine byo kuza akiyerurutsa akapfa kuvuga gutyo kuri kamera nimba ari inkuru nayeruringa abantu aje kwibwira bayimenye bivuze ngo ntacyo kamera zikimumazeho ntacyo kuba umunyamakuru bikimaze bivuze ngo ntago gitangaza amakuru. Nimba utangiye kubiha kode nuko ari ikintu muratinya wa Morgan ariko inkuru yakugiraho ibibazo nyamuneka jyireka uyibora kugira ngo uburi byo uvuga nurangiza ugire gute uze uhaba usebye abantu cyangwa se utanga amakode. Buri umunyamakuru mwiza watari n'inkuru utumira abantu ugahosting utumira abahanzi nakonze ubonye ukoresha abari ne Gahonga here nabande urabatumira ukabakoresha ibiganiro nimba buze ibyo uvuga wewe nago bisobanuye yuko uzahora kwitereka n'ibyanga tumira batumirwa uba hosting nk'umunyamakuru umunyamwuga cyangwa se nk'umunyamakuru uzi ibyo akora akakoresheje amakode urubanza rwe na Kasuku wakwise umutinganye nge nabyo nzi ariko ntabwo nanabihakana kuko nago nzi cyatumye Jessica wa mipangu akwita umutinganye wo kabyaramwe. Byari byo ngibyo mwabantu mwe mukane subscribe kuri YouTube channel tujye tubana byari umunsi nge nari King Era Rwanda ndabakunda cyane cyane iyari Era Nation TV mbibasubiremo mukande subscribe nkuko mara mbibasaba ngo kabyaramwe kuko kano gaca no sakange nakanyu nakabanyarwanda nakabe nakuriya nanjye ubwanjye ndimo kugira ngo tugere kure ndabakunda cyane cyane. God bless.